ahubwo impamvu akira giturugunya rwayaha nuko yogoshwa n'umwogoshi wikora mu kibuno. Ni ikintu nyine umuntu yagukora ukumva urishimye nyine aragushimye nyine ukavuga ati urakoze kandi uri gukuye ku mutima niki cyari kundongo. Ariko abagore mwasaza ariko mutangiye no kuvuga ngo Yesu Kristo yabateye ama. Yesu mwahuriye mwasaza no baye notaye mwasaza ni Yesu ko ngukira umuntu akajya yacyandagaza ngo Yesu ngo yamuteye inda. Yaza ko Yesu atakoresha Prudence kugira ngo zonda batazimwegeka. Andi mazina nta kibazo ariko izina Kinyu CA1 umuntu wari hize kabisa yarakoze. Nabanye na ry'igihe kinini kandi bari nyitiye rimwe niryamaje. Abantu benshi bavuga ko ngo dusa nyewe nawe ugeki oya no wowe umukara cyane Ragera ari mwe byewe mubonye uri utekereza iki? ngewe mfite ifimbo ishumika igitsina cyanjye nirekura kigeze ku mugore wanjye tasi utajya ngo ngende bya muri ibyo ngibyo. Yewe data we None waro nageze muri gereza mani ngeze muri gereza rero nsanga naho haba insengero abantu barasenga. Gusa nta kimwe bitandukaniyeho. Reba nkunguricya nyine tu pasteur. Nka pasteur wo muri gereza usangwa aregwa nko kwiba nk'ibihumbi nka 600. Umudiakoni ugasanga yishe nk'umuntu. Perezida wa korali wabafungiye nk'ubutekamutwe. Umuhanuzi uvuga mu ndimi nyine hano abafungiye urumogi. Akurimbira bano bakristo ndagasa. Nigeze no kujya mu isoko ridafite abagore. Ofura iryo soko. Isoko ribaho se abagore. Ribaho se Iryo soko narigeze muri ridafite abagore. Ngukira. Ntiribaho. Ndimaramo wenda nk'amezi 5. Nuko bambwira ngo harakabari katageramo umukobwa. Barakubesha. Isoko ridafite abagore. Hasha nuko muri abanyamakuru. Isoko ridafite abagore ntagurizo. Ni gereza. Mumbarizo uti ese dia ntabwo bufite bwo kushaka kuzicuza impamvu twukoda na jita. Na mama mfite kuri mbazo. Ntabwo rero nanjye ntabwo nzicuza cyangwa ngo dia nubwo wambera ishyano. Ntabwo ushaka umugore w'igikara. niyo nashaka ubu ngubu niyo nashaka nashaka niyo kabara agakecuru ariko ari inzobe. None se babo bose uraranganyije mw'amaso nta musheri wawe urimo? Abo ngaba se nta urimo hari uwo nabenze simuvuze. Mutwereke nuhe uri kumwe na Fideli? Oya dore ngo ufite agasahani. Naramubenzi. Umubenge iki rero? Namubenge iki? Arasinda kundusha. Ane cyane abonye hari ibikobwa bifite byambara gucyo. Hari n'abambara amashitofa nge narume. Ko bavuga ngo umuntu ngo ni umusiribateri. Uwo mudamu we bamwita umumariya hari. Umuntu bita Tereza gucuruza ibigori biramubereye nta n'ikintu kimubereye ku isi nko gucuruza ibigori.
inzoga nyifatisha indaya kugira ngo nze kwiyungura ubwenge mu gitondo. Yo wahaze nusambane ntago ba wanyweye. Mbese numva n'amaraso yanjye na santima afite. Iyo bimeze utese. Yumva shinda yanimfate n'agacupa. Nta santima mba mfite. Bameze nk'umuntu wapfuye uri muri serekeye. Ariko yonzoma agacupa indaya iri hariya kagacupa karananira indaya ngayiyegamiza. Bwati sheri egera hino ducerembane turebe kumugumeza. Ukamucerembana. Ngamucerembana mu birahuri ku nyanja z'ibirahuri mu maboko arambuye hose tukagera nayo. Kanumvura umyangeso mbira. Ariko izo ngeso ntago ari nge wazishizemo ni iyisi. Ni iyisi iri kugenda itwegeza imbere mu mukungugu. Diane ufite ibibazo. Nta mugabo ufite. By the way nta mugabo ufite. By the way bisobanuye iki? By the way bisobanuye iki Zovu? Yes, wanke by the way bisobanura ngo By the way bisobanuye iki? Ubuzima bw'umuntu. Icyo nakwemera umwana w'umukire arushaho mu cyaro ikinyabupfura. Ariko ubwenge karemano usanga umwana w'umukire kubera kurya neza kubona ibintu byose usanga ari ikigoryi mu mutwe. Aho ugira ubwenge bukeya iyo yuzuye uko utabishoboye guteka kano kanura iyo muneka kaguma ngana nawe azamukora mu matama nyakoze ankora iki kandi nge nakiriye bigerageze mitonkurya ko kameze nge ngana nawe ntunshingaho rero uteka umuntu yirira nteke warankoye se wantuza utekera nawe ugakobwa ubuheca Sheri umbwiza ukuri kandi be honest. Uyu mugabo ankubise wakora iki kandi utambeshe? Uyu mugabo agukubise nakora iki? Nazaza kwishyingurwa ryawe. Ni nk'umusirikare twabanaga nawe yakongeje itabarishyira ku munwa bahita bamukubita isasu ryo mukara. Mujye mukora ibyo mushaka. Icyo nashaka kuvuga kuri aba bakobwa bateye nk'uyu nguyu. Naje gukora ubushakashatsi nsanga abakobwa bafite ikibuno kinini nta buryohe namba. Namwe navuga ngo ntabwo uryoshye. Cyane noneho nk'iki cyabo gikomeye. Nk'iki cyabo gikomeye nta buryohe. There is no water, nta mazi. Beza umuntu umubyutsa akakanya. Ye nababwiye ko ntwite. Nzabyara vuba cyane mu kwa 11. Nge ntwite ukwezi kumwe. Ntago njya ntwita amezi 9. Kandi sinabwo bwa mbere Yesu anteye ndaburetse ko aribwo mubimenye. Nge duhora tubyarana. Jita iyo bavuze ngo I have been drinking water. Washatse kuvuga iki? I have been drinking no kuvuga ngo shaka ahantu wororera ariko hafite icyo bita security. Satani yahozeho nawe. Satani yahozeho. Umumarayika ukomeye mu ijuru aririmba atanga muziki ngukira bari kumwe ari amaniga y'abana ari inshuti nko kubona tugendana buri munsi. None wowe ukaza kwengoza ukarema umuntu wowe ntari uri ari we. Hari uko biri kose Imana yari ikomeye kurenza Satani kuko urumva yafasha Satani itimujugunya ku isi. Abanje kuba fighter ga boyise zaravuze Nigeria danje. Bararwanye n'okose. Watsinzwe ni. Ngende bwo Imana yari yatsinze. Imana yatsinze kuko Imana yafashe shitani imushyira kuri isi turiho.
ntabwo yamushyizeho yaramumanura yajugunye hasi ahubwo satani ni n'umukomando reba kuvira hejuru ukamanuka hano nazo ijuru bavuga ni iringiri cyangwa yarafite ikiyogaje ahubwo yarafite umutaka yarafite umutaka kuri bamanukamo babakomando inzoga nyifatisha indaya kugira ngo nze kwiyungura ubwenge mu gitondo Oroya ni imyifatire mibi iterwa n'inzoga. Yo wahaze nusambane ntago ba wanyweye. Rekuza amabingu menga n'inkono y'abatwa. Kuba wisha inyota. No se wakirwa mu byose ndukora ibibi. Ari umuntu ugeze ku managinga. Umunsi umwe nambwa ngo amara neza nkujyana ahantu. Chaka mutwangwe nari mfite mbona twose ntidutwika pe. Nambara ibimesha. Mugeze imbere ndamwe ngo ndebera nk'ibyenda uba wambaye. Ko muri no minsi abantu bari kwakendeza ari benshi ariko biki. Ubwo nyine ni igisobanuro ko bakoreyeho nyine. Nuko wenda nkunda kubivuga abantu bakagira ngo ni blague ariko ndagira ngo mbabwize ukuri. Abakobwa benshi b'iki gihe rwose aha hepfo rwose biba ari ibibazo mw'abakobwa mwe. Ubwo suzagira umunwa kugeza rya. Nuko wenda hari abahungu batinya kubivuga ariko ari nkanjye nge mpuye nawe rwose numva hadahumura neza nshobora kubana nakubitamo uruki hagasaduka. Mw'abantu mwe ko amasabuna hari ahatunganya akahoza birinde bigeraho umusore azambwira ati Jeswe izo wamipanguza urwo nahuye narwo. Ndamubaza se atese bimeze bite ati shaho ngende ngira ngo ngiye gutangira gahunda ngira ngo hapfiriye m'imbema kandi hari abakobwa rwose bagenda yanakicara byonyine ubwabyo ukumva rwose hepfo hari umwuka uri guturukayo wagira ngo hapfiriye mipanya. Umugore nakwita imbwa nawe uzaba uri imbwa akazi abana mubyaye baba ari ibibwana. Ese we ko bavuga ngo amafaranga abyara ndi ayanjye ari muri wonapo hari muri menopause cyagenze bite cyangwa azajye kuyabangurira. Umuhungu urangiza vuba indatera nago umva wazandika mu bitabo. Eka nkubwiye niba ari ibintu biryoha kuri iyi si ni ugusamba. Noneho abantu ba mbere biryohera n'abakobwa twiga kuga turaryoherwa cyane kurusha abahungu. Inzi niba bakora ndabizijana kujana ko bose bararyoherwa. Uraryoye gukumva no yo bigezemo harimo musonga neza utangiye gukubita ukavuga ati nongeze mu isi yo mu ijoro mba tarangiza. Nge naba nawe ukarisha nta kintu natakoze ukamwe ngo tugiye tutaryamanye gusa ubwo ibyo bintu bibaho ni handi umukobwa atakisha mbamo karoti. Noneho yuri kumva abantu bari gusambana bari kundi nyine bari kuniha mana wa wumva nawo bishaka ugashaka gushyiramo karoti mana we. Rika nkubwire ntago nzawungira gukora ikosi ko kurara mu bantu bakirongorana b'abagore n'abagabo. Nta n'ubwo rwo naruraramo uzi umuntu yirubu hari n'ubo wumva ubusuku bigenza hari igiti wahita ujombamo. Ufite n'abantu basiga bahimba ubuhamya umuntu akavuga ngo yagiye kuzima ariko ubundi kuzima ujya gukora iki
ngiye ngo narapfuye nkazuka ibyo nta mupfu nshaka byo gupfa kwawe n'upfu uzagenda. Na mudugudu arabizi azi ko nkunda abagore urumva